nagiye kubasuza muri hirya no hino hose. Uwiteka akomeza abahire ndetse n'icyumweru n'intangiriro nziza z'icyumweru muri rusange. Mu minsi yatambutse twumvishe inkuru yo kuba umunyamakuru Tesi yarihaye kuvuga bafana ba Rayon Sport muri rusange, umuryango mugari wa Rayon Sport nuko bahita bamutse igitutu ku rwego rwo hejuru, aho uyu mudamu washizo yavuze ko yavuze amagambo ameze nk'atubaha ikipe cyangwa nyine muri rusange ameze nk'aho adashaka, nyine ari gukeza abafana ba APR ariko abafana ba Rayon Sport ari kubanenga. Mu magambo we aravuga ati abantu bafana Rayon Sport bafite ubuntu bw'ubuturage, ntabwo ari abasirimu, nta muryango wabaye umusirimu, abasirimu baba muri APR FC. Cyokoze abana nanjye kamungane nubwo ntareba ibintu by'imipira, abantu bafana Rayon bayirambaho pe bayigunyuma bafite ubuntu bw'ubuturage nyine ntabwo ari man ibi bintu nibabyumva ngiye musambabaje. None se wa muntu wanyu bavugira se yarari hano narabimubwira ko bafite ubuturage ntabwo nyine maze ufite abasirimu benshi. Nta mureba wawe musirimu, nta mureba wawe musirimu ngedo uziko ngahanza ahita ni ariko bafite abasirimu baba muri APR. Akora amaje kuvuga ayo magambo, nyuma y'ayo magambo yotswe igitutu cyane n'abafana ba Rayon Sport n'abakunzi ba Rayon Sport bamwereka ko ibyo yavuze atari byo, ndetse bamwe mu bakanyuzamo bakamwibasira bikomeye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nuko nyuma y'ibyo byose rero Yvonne Katesi umenyereye nka Tesi maze kubaka izina nyine nka Tesi, nuko asaba imbabazi abafana ba Rayon Sport. Aba yabise abaturage yamya ko ataragamije kubakomeretsa cyangwa kubasuzugura, ahubwo ko ibyo yavuze byari mu kiganiro gisanzwe. Nuko uyu abigarukaho mu ibaruwa we yanditse, aho yandikiye abakunzi ba Rayon Sport bari bamaze iminsi bamunenga ku mbuga nkoranyambaga. Mu butumwa bwe yagize ati ndashaka gusaba imbabazi mbikuye ku mutima ku magambo yose adakenewe cyangwa atarakwiye nakoresheje mu kiganiro cya podcast nagiranye na Nisa Cynthia mu minsi ishize. Amagambo ntabwo yaragamije kugaragaza urwango, kutubaha cyangwa ubushyamirane hagati yanjye na Rayon Sport, abakinnyi bayo, ubuyobozi bwayo cyangwa abafana bayo. Uretse gusaba imbabazi gusa, Tesi yavuze ko yubaha ekipe kandi n'abafana bayo, ndetse yicuza uburyo amagambo yavuze yakiriwe. Ibyo akaba yabitangaje nyine mu kiganiro yakoze kuri chaîne ya YouTube yita This and That. Hari aho yageze nyine akavuga ko abafana ba Rayon Sport ari abaturage. Ibyo rero ntibyagarukiye kuko umutware we amaje kubona ukuntu abafana ba Rayon Sport bari kumwibasira, nawe ntiyatujemo gato ngo arebeho umuriro werekeza abahoteli kure. Abaraje nawe aba yijanditsemo. Umuraperi Shizo nawe abaje kwifatira mu gahanga abafana ba Rayon Sport. Shizo ni umugabo wa Tesi, nuko abaraje ati kuba umugore wanjye yarabise abaturage ndetse akavuga ko atari abasirimu ahubwo ari n'injiji. Ibishizo yabyanditse ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kubona ko abafana b'ikipe yambara umweru, ubururu n'umweru bibasiye umugore. Mu butumwa bwa Shizo abagize ati abafana ba Rayon Sport benshi muri bo muri amadage ahetse andi madage, uretse no kuba mutari abasirimu muri injiji. Noneho mwumve uyu mugabo ntabwo wenda afana APR, nta n'ubwo afana kimwe, ifare ikipe yo Etincelle. Nuko bavuze ngo abajwe n'uburyo abafana ba Rayon Sport bibasiye umugore we nyuma yo kuvuga ko atari abasirimu. Nuko abaraje ati abafana ba Rayon Sport bagomba kunsaba imbabazi kuko bansembuye. Ubwo ibyo byose nyine byaje bikurikira amagambo Tesi yavuze ku bafana ba Rayon Sport avuga ko atari abasirimu. bavuga ko abasirimu ari aba PFC kandi abizi pe igishukuri
iyo ushatse kuganira ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sports ukoze amahana akomeye ku rwego rwo hejuru. Gusa hano haje kubera ikibazo n'iki ngicyo, nibyo Tesi yasabye imbabazi, asaba abafana ba Rayon Sports mugera bakomeje kumwotsa igitutu gikomeye cyane. Nyamara kwinicara ati ntawe avuze nabi rero ngo bimugwe amahoro. Ariko naho ikindi ikibazo cyaje kuba gikomeye nuko Tesi amajije kubona ko amajije kotswa igitutu gikomeje kumwotswaho. Abafana ba Rayon Sports babona ubutumwa basaba imbabazi, bahise havuka ikindi kintu gikomeye cyo kwibazwaho, cyo kuvuga ngo ese ko Tesi adusabye imbabazi abikuye ku mutima? Icyatumye hibazwa niba abikuye ku mutima nicyo nuko itangazo rikubiyemo ubwo butumwa busaba imbabazi ryariho kari ryo mu 2025. Ariyo mpamvu bitekerezwa ko ubu butumwa bwakoreshejwe AI. Avuga ati Tesi ashobora kuba yashakiye amahoro mu bafana ba Rayon Sports kugira ngo bareke gukomeza kumwotsa igitutu, ariko akaba atabikuye ku mutima, ahubwo akaba ari mpamvu yifashishije AI kuko biroroshye kubona umukobwa wize ku rwego rwo hejuru. Noneho ikibazo kikaza kuba hibazwa ese umutware we kari umuntu uzwi cyane, ni umuntu wari ukwiye kuza kuvuga ati abafana ba Rayon Sports ni amadage arenze andi madage, usibye no kuba atari abasirimu ninjije. Ikibazo gikomeye kwibaza ese Tesi koko yabasabye abafana ba Rayon Sports imbabazi kubera bakomeje kumwotsa igitutu, ariko se kubera icyo ubutumwa bwanditse 2025 umuntu abikuye ku mutima? Niyo mpamvu rero ubwo noneho ibintu biba birakomeje. Abafana ba Sports reka nkubwire abafana ba Sports ni umuriro wo kotera kure. Haba haje bindi nkuru rero ikomeye cyane, ubwo uwitwa Gateta yanditse kuri X asaba RIB ko yakurikirana umunyamakuru Tesi. Mu magambo yavuze kuri Rayon Sports mu ibaruwa Tesi yasohoye yagaragaje ukwicuza gukomeye ndetse asaba imbabazi. Ariko abafana ba Rayon Sports, umwe mu bafana ba Rayon Sports abaranditse yandika kuri X asaba ko uyu Tesi ndetse n'umugabo bapimwe ibiyobyabwenge cya kokayine, urumogi cya kokayine. Aba bantu ntibaba bafataho. Iyi ni inkuru yanditse neza kugereka ariyo nsoma. Umunyamakuru Kayitesi Zobone uzwi nka Tesi binyuze mu kiganiro cya podcast agira n'abantu batandukanye aheruka gutangaza ko abafana ba Rayon Sports atari abasirimu, ko aho baba bari hose baba ari abaturage. Ayo magambo yateje impaka ku mbuga nkoranyambaga cyane, dore ko aba bafana b'iyi kipe yambara ubururu n'umweru batayakiriye neza. Ibi byatumye uwitwa Teta kuri X yasabye RIB gupima Tesi ibiyobyabwenge, aho yanditse ati turasaba RIB ko yatangira iperereza kuri uyu mukobwa niba nta biyobyabwenge akoresha, yaba we cyangwa uriya mugabo we. Ntabwo byumvikana ukuntu umuntu muzima udakoresha ibiyobyabwenge ukuntu yavuga ariya magambo ateye isoni kuba Rayon Sports nyamara ariyo kipe yonyine yo mu Rwanda yahesheje ishema u Rwanda. Turasaba RIB kumuta muri yombi agapimwa ko adakoresha urumogi cyangwa kokayine. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri abinyujije kuri X yasubije uyu Teta yandika turaho Teta, usibye ko yasabye imbabazi ku magambo avuga ko atari meza yakoresheje, ndagira inama ko RIB yacu kandi yanyu itakoreshwa nk'igikoresho.
reka twese duharanire ko RIB itaba urwego rukangitse ahubwo urwego rwubashywe byose ku neza ya rubanda. Umunsi w'ejo ku cyumweru n'ubundi byabaye ni nkaho byabaye umunsi umwe. Tesi yasabye imbabazi avuga ko amagambo yavugiwe mu kiganiro cya podcast ko ataragamije kugaragaza urwango, kutubaha cyangwa guhangana na Rayon Sport, abakinnyi bayo, abayobozi bayo cyangwa abafana bayo. Tesi yavuze ko yubaha ikipe kandi Rayon Sport n'abafana bayo, anagaragaza ko yicuza ku bwumvikane buke icyo kiganiro gishobora kuba cyarateye. Akomeza asaba imbabazi, asaba n'abantu ko nta mugambi mubi wari uhari wo guteza cyangwa gukwirakwiza urwango. Anasoza asaba imbabazi umuryango wa Rayon Sport, ashyira umukono ku itangazo nk'umuntu wagize this and that. Nuko rero RIB ibijemo gutyo, ariko nyamuneka n'ubundi RIB ni urwego rw'ubugenzacyaha kurikirana ibyaha, ariko kubona umuntu atanze opinion ye mu kiganiro cyangwa nyine mu buryo bwo kugira ngo aryoshye abone views, nta nubwo byagakwiye gutuma umuntu nka Teta ajya kuri X ajye kwandika asabe ko Shizo, ashabe ko umunyamakuru Tesi, mbega ngo RIB ngibe nk'igikoresho nyine cyo kuba twatera abantu ubwoba cyangwa badutera ubwoba. Nibyo nyine birazwi ko RIB ni urwego ubwarwo rukomeye, ku rwego nyine kujya kurwitaba udafite amahirwe menshi yo kuba wajya wataha, kuko nyine ubukekwa kandi umuntu ukekwa nyine abakekwa haba hakeneye ibimenyetso kugira ngo bigaragaze ko urwikekwe rutagihari. Nuko rero abafana ba Rayon Sport, Tesi, Shizo ndetse nyine na RIB nuko babanye muri aya masaha, ariko buriya abafana ba Rayon Sport iyo ugerageje kubagirana n'aba APR ubukoze ikosa rikomeye cyane ritababarirwa. Sinzi kuko kuri nce yararimbye aravuga ngo nta muntu wigeze akinisha cyangwa yivuga nabi ngo bimugwe neza. Ni nayo mpamvu Tesi bitamuguye amahoro, bikarangira umutware we nabijemo, bikarangira Teta yandikiye RIB ku ijambo yavuze rimwe na rimwe rishobora kuryoshya ikiganiro cyangwa nyine abafana bo ni ikindi rwose. Iyo ugiye kuvuga ikintu ku kintu gifite abafana uba ukwiye kwigengesera ku rwego rwo hejuru. Reka iyi nkuru